muraho neza nanone bakunzi ba 50 TV show na ni wa mwanya w'inkuru yacu inkuru ya mama tubagezaho gake gake nyine uko igenda ikurikirana. Duherukana rero muri ya nkuru yacu ya mama kwa muganga ibintu bidogereye kimwe nuko mu ndege none ibintu byari bimeze nabi ariko bari kugerageza kurwana nabyo. Ndetse kwa muganga ikintu twibuka neza nuko Rose Jane wa mukobwa wacu wari warafashwe ku ngufu, bari bamubwiye katwite, bari bamubwiye ko nyine afite umwana mu nda nyine ewana ahita yongera ku gihumure. Ibaze nawe kugira ngo ubu uri kwa muganga uragiye barakubwiye ngo bagufashe ku ngufu, kangutse bakubwiye ngo bagufashe ku ngufu, noneho hanongeye n'icyuko none utwite umwana utazi ngo byagenze bite, utazi se, utazi nta n'ikintu na kimwe. Nawe urabyumva nyine uwo mwana nyine aba ari uwo kuzajya gutera agahinda, akwibutsa ibihe byose wanyuzemo, akwibutsa ibihe bibi wanyuzemo. Ubwo rero kwa muganga ibintu bimeze nabi, Nyambo yararaho, Nsabi yararaho, mama wa Nsabi yararako, mama wa Nsabi yararaho, n'abaganga nyine bakomeje kuza ari benshi ewana. Baravuga ati bigenze bite, mama wa Nsabi baravuga ati bimeze bite ko mutambwira, bimeze bite muganga aravuga ati musohotse ndashaka ko hano haba hatuje kuko ntabwo twabasha kwita ku murwayi mu gihe mwese muri hano mu gihe buri umwe wese ari kuza avuga ibibazo bye, muri gihe buri umwe wese afite ibintu ashaka kumva, ntabwo mwese nabasha kubasubiriza rimwe, ahubwo niwe musohotse niwe mumpaye mwanya mbanze nite ku murwayi. Noneho Nyamba aravuga ati njye ndashaka mumbwira ukuntu bigenze, habaye iki nyine ko ntabyumva. Nyine buri umwe wese ari kubaza, Nsaba arabaza, Nyamba akabaza, mama wa Nsaba akabaza, ariko nyine muganga nta gisubizo yabaha. Rero babwiye ati mumbabarire mumfashe musohotse, abwira mama wa Nsaba ati nawe muganga nizere kuri kubyumva, nizere ko atari ngombwa ngo nkomeze ngo hatirize, mbabarira ubu ugiye hanze ibindi bikurikirane ndaza kubamenyesha ukuntu bimeze. Barasohotse rero umuganga asigara yita kuri Jane amwitaho, aravuga ati nizere ko ari shock nyine, ari agashock gatoya nyine, nizere ko ari ugufentinga butoya nyine urabyumva nyine, nizere ko nta bindi bintu birenze. Arakomeza amwitaho, amushyiramo cya kintu bahumekeramo ewana. Arangije arasohoka, agisohoka Nsaba ahita amubwira ati muganga bimeze bite, byagenze bite. Noneho aravuga ati nimutuze ndabona nta kibazo gishobora kuba kiri serious cyabaye, nta kibazo. Noneho Nyamba aravuga ati nese nta kibazo gute umuntu yifata akagwa hasi gutyo gusa nta kindi kintu bivuyeho, ese araza kuba muzima? Noneho muganga arababwira ati umurwayi ni muzima, ntacyo bitwaye nyine. Muri kumva yari amaze igihe ari muri shock nyine, atabasha no kugenda, atabyuka, atagira ute, ari mu bitaro. Ati noneho yiyongeyeho n'ikibazo cyo gutwita, kandi murabizi ko iyo umuntu atwise mu mezi ya mbere indira mukoroga inda nyine ntabwo biba bimeze neza. Ati rero ikindi cyari cyongeye we nta nubwo yaranabizi, nta nubwo yaranazi katwite nyine, ubungubu nyine nibwo wenda bya bimenyetso bya mbere biba bigomba bigaragara ku mubyeyi utwite, nibwo bikimugaragaraho. Ubwo rero byanga binoga hari impinduka zigomba kubaho, hari nka biriya byo gufentinga, hari n'ibindi byose bizajya bigenda bimubaho umunsi ku munsi. Ariko biriya byo birashoboka ko biri no guterwa kuko yari amaze igihe atagenda, aryamye, no kurya nyine nabyo byabaga ari ibibazo. Ubwo uri kumva rero byanga binoga hari ibintu byinshi biwe nyine biri ka unique nyine biri kumubaho nyine byihariye. Ubwo niyo mpamvu, ariko nta kindi kibazo. Mama yatuje aravuga ati nta kibazo muganga, kandi murakoze cyane, reka turabadutegereje hano, turabadutegereje twumve uko biza kugenda, twumve nyine uko biza kurangira, turebe nyine niba wenda yaza kugarura ubuzima nyine, akagaruka mu ntuza, akagaruka mu buzima, nta kibazo pe. Ubwo mu gihe bakiri aho ngaho rero hahise haza mama
wa Nyambo nawe yaraje aravuga ati bimeze bite, nyine abwira umwana aravuga ati narakubuze, twambwiye ngo uri kwa muganga mpita ngira ubwoba, nyine numva ko hari ikibazo cyakubayeho, ese wabaye iki ari gukora ku mwana we. Umwana aravuga ati nta kibazo ngiye mfite, nta kibazo mfite. None se ninde ufite ikibazo kandi mu nshuti zawe? Agiye kubona mama Nsabara aho ngaho, wabona na Nsabaraho aravuga se mufite ikihe kibazo n'umuhungu wanyu uhe, ni ikihe kibazo kunzi ko mwakabaye muri hano, bimeze bite ko nyine ntago ndi kumva ikibazo mufite, ninde urwaye, ninde ku muhungu wawe mubona hano, undi muhungu mukuru akaba yaragiye hanze, ninde ufite ikibazo kandi noneho. Mama Nsabara aravuga ati no muntu nahuriye nawe ku nzira umurwayi, nyine ndamufasha, mu kumufasha rero niwe nyine tukiri hano tukirwaje. Tise igihe cyose bahereye bavuga ngo hari umuntu murwaje hano, muracyarwaje umuntu na n'ubu ngubu iki gihe cyose. Mama Nsabara aravuga ati none se ko umuntu nabonye nta muryango agira, nkabona nta bundi bufasha afite, nkabona ari njyewe wenyine afite, ubwo rero ndahabaye ngomba kumurwaza, ngomba kumuba hafi. Nyamba agahita avuga ati wowe mama nta kibazo, ntongere gukomeza kwigora, natwe turahari, nanjye ndabikwemereye, nzaba mpari nzagufasha kumurwaza. Na mama we baravuga, mama wa Nyamba aravuga ati oya ubu ngubu nyine nk'uko turi umuryango, turi inshuti, nk'uko dufashanya, atubiki ikirego tugiye kukigira icyacu. Ati kandi ikindi nawe mama Nsabi, njye reka nkubwire ikintu kimwe, mbabarira nawe wenda ujye mu rugo urebe ukuntu nawe ubwawe wakwiyitaho, urebe ukuntu nawe wakwiyitaho, nanjye byibura akanya hano ndahasigara nk'umubyeyi. Wenda wari waragize ubwoba bwo kuba wamusigira Nsabi urabona n'umwana w'umuhungu, nta nubwo yashobora no kwita wenda ku mukobwa, ni ibintu biba bigoranye. Na Nyambo wenda baba ari mu masomo biba bigoranye, ariko njyewe nk'umubyeyi mugenzi wawe ndagusezeranya ko ndaza kumwitaho, ndaza kumumenyera buri kimwe, nawe byibura genda uruhuke pe. Ubwo rero mama wa Nsabi yaravuze ati okay ndakwifuje kugenda, ariko sindagenda ataranakanguka, atarongera akagira ati kubera yarambaje kumenyera, sinzi ko namwe yahita biyumvamo. Mama wa Nyambara aramubwira ati oya nanjye ndi umubyeyi nzi uko batwara abana, tunakame mu muntu ufite abana babiri, ntabwo byananira kugira ute, ntabwo byananira kwita ku wundi mwana, ngomba nanjye kumwitaho, ntago biri bunanire kandi abigusezeranye. Mama wa Nsabi rero yaramaze igihe aho ngaho, wenda atarabukaga gatoya, ariko nyine ni bya bindi byo kugenda agahita agaruka cyangwa se akaryama naho mu bitaro. Yaramaze igihe kinini arwaje Jane. Mu gihe rero mama wa Nsabi yemeye kugenda, ubwo mama wa Nyambo we yagumye aho ngaho amusezeranya ko agiye kwita kuri Nyambo nako kuri Jane, kandi ko nta kindi kibazo kiri buze kumubaho. Tugaruka rero ku rundi ruhande, kuri ya ndege yacu, ibintu bikomeje kugenda nabi, gusa inshingano zose ari Sudi bamuhari kuzikurikiza, nyine harimo akavuyo, umwe ari kuza agatera hejuru, ndagatera hejuru, gusa nyine ari Sudi yababwiye ati mumbabarire, niba mushaka tuza kuva hano, niba buri wese ashaka tuza kuva hano, mumbabarire mutuze, mumbabarire ibintu mubigendeshe gakeya. Abandi nabo ati nta kuntu n'ubundi twakabaye turi muri ino ndege turi kugendana nawe ngo tugire amahoro, byanga binoga turaza guhura n'impanuka, byanga binoga ni wowe wateye no mwaka ino ndege. Ati ibindi bintu wakoze byose ntabwo byari butukwa amahoro. Ati turi abanyamwaku, nyine waduteye mwaku kugira ngo tugendane nawe. Ati none reba ibintu tugiye kutubaho, baba badukiye, bababyeyi bavuze ati simwe mwamuvuganiraga, simwe mwavugaga ngo ni umuntu n'ikiremwa muntu, ngaho mureba iby'indege iri kudukora. Yaba atarimo hano ntabwo ibingibi byari kuba, yaba atarimo hano ntabwo nyine tuba tumeze gutya. Mu gihe nyine hari umukobwa nyine washyushye ari kuza atera urusaku, wa mukecuru umwe muri babandi Ntuza ari Sudi yicajije, nyine yamwambitse umukandara, wa mukecuru wamutabaye ndetse na mama, mwibuka ko bicaye ahantu hamwe. Umukecuru yarahagurutse gakeya, umukobwa yakomeje gutesha abantu umutwe, aragenda ahita amufata, aragenda amukubita urushyi aramubwira ati cara hano. Ati uri gutesha abantu umutwe, uri gutesha abantu
umutwe muri ndege, ubu turahangaritse mu bibazo duhangarikiye harimo n'ibyo gutongana. Ati ntabwo mwakwicara ngo mwicare dutuze tugire ute. Ati nabe byibura nawe yabashije kugaragaza icyo ashoboye, mwe mwashoboye iki, mwe mwakoze iki, kari ugusakuza gusa, kari ugutera urusaku gusa, nta kindi kintu muri gukora. Ati nabe nawe byibura aka kanya kuba byibura no hasi cyangwa se no ku kibuga cy'indege baza aho turi kubikesha we, nta wundi muntu turi kubikesha hano. Mwebwe mwakoze iki, mwagaragaje iki, nyine ni iki muri gukora uretse gutonganya umuntu w'inzirakarengane. Twese hano uyu nguyu ntabwo ari pilot, ntabwo ari utwaye indege, ni umugenzi nkamwe, ni umugenzi nkatwe twese. Rero niba mujya kurenganyiriza ibyo bibazo, mujya kubirenganyiriza abapiloti batwaye, kandi nabo urarenga ahangaha akajya kubitambika nawe turaserera. Ntabwo mwakwicara hasi ngo dutuze. Murabona ni tutafatanya nyine ngo tutahirize umugozi umwe, murabona biri buze kugenda gute? Ati rero urusaku n'ibiki byose ndabirambiwe. Ati reba hano harimo umugore utwite, ninde wamufashije? N'uyu muhungu wamufashije, nta wundi muntu yigeze umufasha. Ati wenda mushobora kuba muri kugendera ku byabaye, ku byo yasize akoze hariya, ariko nyine biriya nabyo ntabwo tuzi urundi ruhande rwabyo, ntabwo tuzi ukuntu byagenze, kandi ntitunanakeneye no kurumenya aka kanya. Icyo dukeneye kumenya aka kanya ni uko tugira amahirwe tukarokoka iyi mpanuka. Ati ubwo rero nta kuntu ibyo bintu biri buze kubaho mu gihe twese turi guterana, mwari kuvuga ngo uyu nguyu niwe nyirabayazana, uyu niwe nyirabayazana. Hoya, ibyo nta kintu biri bukemure. Icyo dusabwa rero hano ni ukwicara tugatuza, ni ukwicara tukagira ute, tukareba, tugashyira umutima hamwe, twese tugakorera hamwe, gerageza ku buryo nyine abantu bari hasi baragerageza kudufasha. Ariko se nidushwana, nidukomeza guterana amagambo, nidukomeza kwisenya natwe ubwacu, turisanga natwe ubwacu byaturangiriyeho. Ubwo rero uko byo byose biri kubana, nako n'abantu bari hasi bari kubireba. Abantu bari hasi nyine bari kubireba, baravuga ati, wa mujenerali aravuga ati ariko se ubundi uriya muhungu njye ntabwo mbyumva, ibintu byabaye bya nyabyo byabaye byagenze bite nyine, ni gute nyine? Wenda nigeze kubyumvaho gakeya numva nyine, ariko ibyo ngibyo nk'abantu b'abajenerali, nk'abantu bakuru twebwe ntabwo tuba tubizi, ntabwo twabonera umwanya ibintu by'imbuga nkoranyambaga biba biciririkanaho, cyane cyane ku bintu bimwe na bimwe ubona ari ibintu by'ubugoryi cyangwa se n'ibintu bidashinga bidafashije. Twe tuba twibiriye ku rugamba, turi kurwana n'uburyo twarinda igihugu, ntabwo tuba twitaye wenda ku bintu nk'ibyo. Ubundi uriya muhungu yakoze iki nyine? Ni igiki cyanyacyo nyine yakoze gituma abantu bose bari kumuhana, gituma nyine yaciye mu binyamakuru? Ati ngewe uko ndi kubibona, ndi kubona ari umwana mwiza, umuntu uri kubasha gukaruma situwasiyo yamuhara mu ndege, umuntu uri kugerageza kubafasha, nta wundi muntu uri kugerageza kubafasha, ni uriya muhungu wenyine. Kandi ndi kumva buri wese ari kumushinja ngo yakoze ibi, yagize ati yakoze ibiki. Mu bundi mumbabarire mumbwire uriya muhungu yakoze iki? Ubwo rero undi umukozi uri aho ngaho ku kibuga cy'indege, umukozi nyine uri aho ngaho uciriritse, yaraje aramubwira ati uriya muhungu rero dore ibintu yakoze ni ibi ngibi nyine, amwereka video. Muri iyo video rero ikintu cyaje kubaho, batugaragarije nyine umukobwa nyine wagaragaye nyine ahantu bari gusa naho iyi nyine ari kugaragaza ubusa bwiwe, nyine yambaye ubusa, ari kugaragaza ubusa bwiwe nyine, amafoto yiwe nyine, imbuga nkoranyambaga, amafoto nyine y'ubusa bwe, amavideo, ibiki byose babisize ku mbuga nkoranyambaga, bya bindi nyine wenda nk'umuntu washobora kukohereza nk'ifoto cyangwa se video, noneho wenda mwaba hari ibintu mutumvikanyeho ukayishyira ku mbuga nkoranyambaga ukamusebya nyine, mu bintu byo gusebya nyine. Ubwo rero ikintu bari kumushinja, ikintu cyose kare bamushinjaga, nuko nyine yagaragaje ubusa bw'umuntu, nuko yambaye ubusa bw'umukobwa. Umukobwa bivuga ko nyine bakundanaga, kandi uwo mukobwa no muri icyo gihugu nyine afite ubwenegihugu bwo muri US, mu gihe undi we yarabufite mu Rwanda. Ubwo ngubwo rero we ikintu ashinjwa nuko nyine yagaragaje ubwo busa, aribyo byahise bituma bamwambura ubwenegihugu cyangwa se bakamwirukana muri icyo gihugu nyine, kuko iryo nyine ni ihohotera nyine, kuba wafata
video y'umuntu yambaye ubusa ukayishyira ku karubanda cyangwa se ukayishyira ku mbuga nkoranyambaga, ni ikosa nyine, n'icyaha gihanirwa. Rero nicyo bari bamuhanishije, bari bamwirukanye mu gihugu. Baravuga ati, umwafana aravuga ati ni ibi ngibi nyine bari kumushinja, ni ibi ngibi gusa nawe ndetse mubwirwa n'iki kare wabikoze, ko ndi kubona n'umuntu ubwenge afite n'ibikorwa ari gukora bitemera nyine nshidikanya kare umuntu wabikoze. Ati ikigaragara cyo nuko ari wabikoze, nta wundi muntu, kuko ino phone yari yiwe kandi ni ahantu nyine IP address nyine cyangwa se ibigaragaza byose biranga ko phone yabyohereje aho byavuye nuko byaturutse n'umuntu wari ubifite. Ibi ngibi no muhungu wari ubifite, nta handi hantu byaraturutse. Ati se mwacekinze neza, bimeze bite, byagenze bite ubundi nyine ibintu byose mwabikozeho? Ati n'ikimenyimenyi no mukobwa niwe witangiye ikirego, niwe wabivuze. Kumbi nyine igihe twari tumaze ibintu byose twashidikanyagaho, burya nicyo kintu ari Sudi yaziraga, cyo kuba nyine yaragishyize amafoto y'umukobwa nyine amuhohotera, amugaragaza nyine ubusa bwiwe, hohotera igitsina gore muri ubwo buryo. Nicyo kintu cyatumaga nyine abadamu cyangwa se n'abandi bantu bagenda bamusebya nyine, bamuteragura cyangwa se banamwirukana no muri cya gihugu yari arimo. Rero ubwo utundi duce ni ubutaha. Mukomeze mudukurikirane, mukomeze mukande subscribe na share na comment, dukomeze tubagezeho n'ibindi ari inkuru, ari amakuru agezweho, byose muzajya mubikurikirana hano kuri AL5 TV show. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.